Yego, reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Inkuru y'umugabo iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi benshi bifuza kuba bahura nawe bakamugira inama nyuma y'isanganya rikomeye ryaje kuza kuba ryamubaho bitewe no gushaka nabi, bitewe n'umugore we yari yarashatse. Ngira ngo nibyo tugiye kuza tugaruka muri iyi nkuru, ariko nangira reka mbanze mubwire ngo uwiturwa ineza n'uwayigiriye abagira amahirwe. Bavandimwe, inkuru y'uyu mugabo witwa Zilayo Okelo cyangwa se Okole irababaje cyane, kandi ni inkuru irimo inyigisho ikomeye cyane. Iyo umurebye ushobora kwibwira ko wenda hari arwaye malariya ikabije cyangwa se sida, nyamara ariko ntabwo ariko bimeze. Ngira ngo urebye iyo foto iri iburyo bwawe wagira ngo ibiyobyabwenge nyine byaramwishe, cyangwa se nyine ushobora no kudatekereza ko ari ibiyobyabwenge, nyine ugatekereza ko wenda ari indwara runaka yamunanuye gutya, ariko ntabwo ariko byaje kuza kuba byagenda. Nkundira gato urebe aho hasi mu ijambo subscribe urikandeho ufungure n'inzogera kugira ngo n'ubundi tujye tubana ku nkuru yihutirwa umunsi ku wundi. Uyu muvandimwe yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'Abarabu UAE gushaka imibereho myiza, aza gusiga mu gihugu umugore we n'umwana umwe i Kampala mu gihugu cya Uganda. Munkurikire neza. Yatangiye akora imirimo ivunanye, harimo iyo gutwara sima n'ibikoresho by'ubwubatsi, bizamura kuva hasi kugera hejuru y'inyubako ndende cyane. Uko imyaka yagiye ihita n'indi igataha, imbaraga n'imyitwarire ye byagiye bituma atera imbere kubera ukuntu yari umusore, donc yari umugabo w'ibigango ufite imbaraga, nk'uko uri kubona kuri screen zawe kuri iyo foto uri kubona iburyo, donc ibumoso bwawe. Yaje kuba umuzamu, nyuma aba umurinzi, mu ndimi z'amahanga ubwo ni bouncer. Aza no kubonwa n'igikomangoma cyo muri Dubai, cyaje no kumugira umutoza w'imyitozo ngororamubiri. Munkurikire neza. Yakoresheje uwo murimo neza iyo myaka myinshi, ahembwa rwose amafaranga, donc agaragara umushahara munini cyane buri kwezi. Uko yahembwaga akohereza amafaranga menshi mu rugo rwe i Kampala, aho yari yarasize umugore n'umwana umwe. Ibyo byose akabikora agamije kubaka inzu no gushora imari kugira ngo n'ubundi ejo hazaza h'umuryango we hazabe heza. Ibyo byose agakomeza kugenda abikora mu gihe kingana n'imyaka 6 yose, irenga ndetse inanarenga. Hanyuma amafaranga yose yabonaga nyine yoherereza umuryango, nyine akizera ko nyine ari kuyohereza mu rugo, hari bimwe biri gukemurwa, hari iterambere mu rugo riri kwiyongera, ari kubyazwamo umusaruro akaba yagarura andi. Ibyo byose akabikora kugira ngo iterambere ry'urugo rwe n'ubundi rize kuza kuba ryakomeza kuboneka. Igihe rero cyaje kugera, kimaze kugera, agarutse mu gihugu nk'abantu, ibintu yaje gusanga biteye agahinda. Yasanze inkuru iteye agahinda, n'undi wese yamutera agahinda. Nyuma yo gutaha yaratashye, asanga imitungo ye yose yari yarakobokeye, donc yari yaragiye iva muri ayo mafaranga yagendaga yohereza, afite icyizere cy'uko umugore ari kwita ku rugo, ari kuruteza imbere, nyine azi ngo ni umugore w'umutima yashyize mu rugo. Asanga ya mitungo yose umugore yagiye agura amafaranga umugabo amwohereje, ndetse niyo yari yaramusizemwo byose asanga yaragurishije
yagurishirije hamwe. Uwo mugore we arangije ahita yishakira undi mugabo. Iyo mitungo ye yose, amafaranga yose yavuye muri iyo mitungo, atangira kudamararamwo undi mugabo. Donc ibyuya nyine by'uyu mugabo, donc nyine byagiye kwigaraguramo undi mugabo umugore we yashatse. Ibyo bintu, ayo mahano, iryo sanganya rikomeye cyangwa se akugenda ibyo byago, donc muri we nyine kwiyakira byaramunaniye, byaramukomerekeje cyane mu mutima, bimujyana mu kwiheba no gukoresha ibiyobyabwenge n'inzoga ziri ku rugero rwo hejuru. Ubuzima bwe burasenyuka busubira hasi. Icyerekezo yari afite, intekerezo yari afite zose zirahinduka kubera ibyo uyu mugore we yaje kugira gutya aramukora. Uyu mugabo wihanganiye imirimo igoye mu mahanga kugira ngo urugo rwe rutere imbere, nyamara agatungurwa no gutaha asanga imitungo yose umugore yarayigurishije, nibyo byamujyanye kure. Kugeza kuri ngubu ari kurwana no kuba mu gihugu cye kubera guhemukirwa no kubura icyizere. Abantu, ni inkuru navuga ko iteye agahinda, ariko kandi harimo inyigisho ikomeye. Nuko mu mibanire n'imari cyangwa se n'iterambere cyangwa se n'imitungo hakenewe ukwizerana, gukorera mu mucyo no kugirana ibiganiro hagati yanyu bifatika n'amasezerano asobanutse, kuko kubura ibyo byose bishobora gusenya ubuzima n'ejo hazaza. Uyu munsi nibyo biri kuba kuri uyu mugabo. Amategeko arakurikizwa kandi ubwenge n'ubushishozi ni ingenzi mu gufata ibyemezo by'ubuzima. Ngayo nguko, ibi nibyo byaje kuza kuba byagendekera uyu mugabo, mu gihe benshi ku mbuga nkoranyambaga bari gukomeza kugenda bagira bati icyampa nimero z'uyu mugabo nkamubona namufasha. Donc nyine ni umugabo urumva yarahungabanye, mental health ye ntabwo imeze neza, urumva akeneye umuterapist, niba ari umuterapist, niba ari umu psychologue, ngira ngo niwe akeneye psychology. Ego ubwo rero mw'abantu mwe, ibintu by'ingo birakaze, ntabwo biba byoroshye, ariko byose no gusenga ngira ngo niho ibintu bigenda neza. Ngayo nguko rero, munyemerenge mbashimire kandi mbifurize no gukomeza kugira ibihe byiza.